Yes, nongeye kuba ikaze mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu kuri Igihe Top 5. Wigeze ukunda filime nyarwanda? Wigeze ukunda abacteurs bakina mu mafilime nyarwanda cyane cyane abakobwa? Uyu munsi ugiye kubwira abakobwa batanu beza muri filime nyarwanda, industry ya cinema, beza ubona kuko bari photogenique kandi ibyo bakina bagerageza kwisanisha nabyo kugira ngo bize kuryohera abantu babireba. Nkuko nabikubwiye rero, kora subscribe. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umukobwa bita Miki. Miki ari mu bakobwa beza bazi gukina muri no industry ya cinema kandi arakora, ni umukozi, akina mu mafilime arenze 3. Yaba komedi arazikina, yaba filime zisanzwe arazikina, nyine iyo ari gukina ubona ari kwisanisha nawe akongera akisanisha n'ibyo arimo arakina, ndetse akagerageza no kujya muri iyo mood. Ku mwanya wa kane mu bakobwa beza bazi gukina cinema nyarwanda, bagaragara neza muri industry ya cinema hano mu Rwanda, hariyo umukobwa bita Gihozo Sapna. Gihozo Sapna ni umukobwa uzi gukina kandi uri photogenique. Iyo ari imbere ya kamera urabibona nyine ukabona ko wow, ukabona ni byiza nyine, ukabona birabuye, arafitinga aho hantu, ukabona aragaragara neza. Ntekereza ko n'abakameramani kumushutinga bitabagora, bitabasaba setting nyinshi kubera kuntu asa, kuntu ameze, kandi nawe ubwe agerageza kwiyitaho. Yes, yakinnye muri filime nyinshi, n'uyu munsi aracyakina. Mperuka ari gukina muri iyo bita ngo umukire w'umumiliyonere hafi aho, ariko nawe ni mwiza muri iyi mihanda ya filime nyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukobwa bita Irakoze Ariane Vanessa. Uyu yakinnye muri filime nyinshi zarimo za Maya, The Secret n'izindi zacaga kuri iyo channel, n'ubundi yagumye kuzikinamo. N'uyu munsi aracyakina, ashaka kuba ari gukina, sinzi filime ari gukinamo uyu munsi, ariko ni umukinnyi mwiza, nawe uraza kumubona nujya kuri Instagram ye, uraza kumubona kandi uramukunda. Twagiye ku mwanya wa kabiri turasanga uwo bita Nyambo Jessica. Nyambo Jessica ni umustar, abantu benshi baramuzi. Iriya nzobe ye rero ituma aba mu bakobwa beza bazi gukina amafilme kandi bari photogenique, bajya imbere ya kamera ukabona ko rwose ari ibintu bisa neza pe, ukabona wow, ni fresh. Ku mwanya wa mbere, urumva ushaka kumenya muri ku mwanya wa mbere, ku mwanya wa mbere turahasanga uwo bita Natasha Ndahiro. Ni umukobwa mwiza uzi gukina, noneho ikiza arimo arakina filime ze cyane, nizo ari kwitaho, no kuri kamera ubona kuko nyine ko atandukanye. Ntabwo bisaba amatara menshi kugira ngo bamusetting, ugicana kamera nawe ubwo nyine aramurika. Ni umukobwa uri photogenique, utagora abakameramani n'abafata amatara, biroroshye rwose, bita byikora. Ni umukobwa mwiza rero, aba bose ushaka kubareba, ushaka kureba projet zabo barimo barakina, cyangwa se ukajya ku ma Instagram yabo bose, ubundi ukagenda nawe wihera ijisho ubwiza bw'abakobwa bari muri industry ya cinema na filime bakina. Benshi baba bazipostinze, ndetse n'ibyo bakora nabyo ukajya ukabireba. Twihuta, ku mwanya wa gatanu twasanze Miki. Ku mwanya wa kane tuhasanga Gihozo Sapna, kuri Instagram yitwa Miss Independent n'indi mibare nibuka. Ku mwanya wa gatatu hariho Irakoze Ariane Vanessa. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Jessica Nyambo. Ku mwanya wa mbere hari Natasha Ndahiro. Kati.